ni nk'ihe mbogamizi ikunda kubaho ku mwana uvuga ikinyarwanda uri mu gihugu cya Uganda wowe wabuze se cyangwa nawe yakugezeho? Imbogamizi iriho niyo kutabona ibyangombwa nk'uko bikenewe, niyo kutagera muri bagenzi bawe wenda b'abanyamahanga b'ayandi mahanga ngo wumve umeze neza. Indi mbogamizi iriho ni iy'amacakubiri, niyo kuvangura, bavuga ngo uyu ni umunyarwanda ntagakwiriye gukora iki ngiki, nk'umuntu ukumva utameze neza mu gihugu kandi wakabaye ukimereyemo neza. Hari akandi kantu najyaga numva na n'ubu nyumvamo ukuntu ngo Museveni nava kuyobozi buri munyarwanda wese cyangwa buri muntu wese uvuga ikinyarwanda uri mu gihugu cya Uganda agomba kumukurikira. Ibyo bintu wowe wigeze ubyumva wara? Ibyo ngibyo ndabyumva cyane, ariko kandi baribeshya. Niba uri umunyarwanda wemerewe kugenda amahanga, wemerewe kujya gushakisha kandi ukamenya. Umunyarwanda harangwa ikimuranga ni ukujya mu kindi gihugu akamenya, nicyo kidufasha mu buzima. Rero nka bagenzi banjye bakumva nk'ayo magambo, icyo nabasaba ni uko bayibabarira bagakora icyo bumva bakwiriye gukora. Amazina yanjye baranyita ngo Gasamu, jewe ndi umunyarwanda wa Uganda kuko indangamuntu ndayifite ariko passport yarabuze. Impamvu ngo nuko ndi umunyarwanda mvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko kandi kuba mvuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo byambuza kubona passport kandi ifite indangamuntu. Imbogamizi birimo nuko baba bavuga ngo turi abanyarwanda kandi ntago ivanguramo ukuririmo muri Uganda. Twese twakabaye umuntu umwe tugaharanira gushaka ibyaduteza imbere. Noneho kuba umuntu ari umunyarwanda afite indangamuntu ariko adafite passport cyangwa se atabona passport, ibyo ngibyo ni amacakubiri, ni ivanguramoko kandi muri Uganda ntago birimo, kandi nta nubwo dushaka yuko bizanabaho. Rero turashimira NRM kuko NRM ntago ayo macakubiri arimo. Turashimira Museveni ni umuyobozi mwiza kandi ni umuntu dushakira future, ni umuntu ushaka kugira ibyo twageraho nkatwe nk'abasore. Noneho rero ibintu bya passport mukwiye kubidufashamo nk'abayobozi bacu, nk'abayobozi ba NRM, natwe kugira ngo twumve twisanzuye mu gihugu cyacu hatarimo ivanguramoko. None rero icyo ndabasaba kugira ngo twese nk'abanyarwanda dufatanye turwane kugira ngo natwe tugire ibyadufasha mu buzima bwacu. Ubwo nagiye kwaka passport barambwiye ngo ndi umunyarwanda, ntago nkwiriye kubona passport ngo kandi ntago nkwiriye kuyibona kuko n'ubundi ntago ndi umugande. Ariko kandi kuba ntari umugande ntago bisobanuye kuba ntabona indangamuntu, I mean passport, kuko indangamuntu yo ndayifite ariko passport barayinyimye ngo ndi umunyarwanda.